meze gutumusa wala kubera ni meza kabisa nta kibazo. Akamaji kaibita kuri Netflix wakaibisa ewa machi toshe kabisa na chazi chikamuguze tiri wanya mbona marashize sasa omwe niko mutamu aravuke muri ko mutavuga nanjye ewa ngiye guca mbona mawari furu twakize zarangi nacho chika mu rugo sikahakije asikinyaboneka katarakika dore abantu bari kubikora neza. Sawa washitse kanzi wana nyo mshikoma fresh tu. Mbona unamuonga siku chena? Amubonye? Cyane rwose kabisa. Uramungu yo mubonye. Bitandukanye mu mutwe nka Samantha comedy. Kuko nazi gukina bikabije pe. Era umungu Samantha comedy nabanenze. Urumuna n'umuntu. Wanda kumura tubigira hino. Kumura musukuru. Wanda comedy. Uramungu amezenga. Do. Keneme ramwe namwemeye cyane komeye none gutata n'umupira wo ahubwo se ati kujya gutera kari shaho ubwo baje kandi ubizi nyine ngiyewe nabona cyangwa gukora injye kare isubu uzi n'icyana wakwishyiraho mwana ukigodoreraho undebereye umuntu cyana se shaho kimbe bose cyana uretse kwijijisha ibyo nshatse kuvuga ntabwo uri kubyumva. Nigana mu kuvuga mu banega kandi murabizi nje bishwe abezi nyine nje navukiye aho ndahakurira ntabe nyine ngibyo byiza no kumbya cyiki cyane byimba rero mbona byiruka hano mu musenye byabindi bitazabura ahantu hose ega niyo zamusige babihari nabyo nta bitabo aba mu musenye mu pandi amatura yatana cyangwa se pasteur kareka imbeba zijamo n'ibitabo zirabice genda bujye warasigaye ubu ntabwo uzi umwana uhiye ufite isafuriya batekamo undize hano baraturembeje bayifite wandizanyaho uwo wasigaye inyuma reka nze nkore ku mwana uhiye ndi kukubwira nze mukwereke kandi wowe mubwira ukaza wigirisha intuze kuva njye bari mutekera muri telefone se kijika amaze vuga ntabwo buretse yego umva rero arakantu nshaka gusaba sibyo nyumva bari bafura akaza nyine umukunzi wawe nsanga hano kuri iki cyanjye bita Samantha umumotari amufata ntari bindamwishyura yego ugira vuba usanga ahangaha kwa Samantha comedy inkweto sawa nze nkwereka umwana uhiye wosha anakabunga kari hari akawo imboga none sigiye kuboneka ariko ndabumira umwana uvuga ntago aribwa kandi niyariwe ntaganirwa bitamirika byose ngenda bimafite umuhogo hano wajyanisha kandi ngewe ndamiye buto ntanakimi ngaruki
kure nataza ari gutunyuka suko katazaba hiye agomba kuza ari gutunyuka abana batarebwa sugumwa mutarebwa niko reka tubihanga amaso azi umurebe avuze ko numva ushobora ugiye gutega moto agiye gutega moto we Acho bako twirengagije kuri kuva ryari mwana mu rugo konsoma ku buryo ufunga televiziyo kunyera kwa tujye kuganira navuze ngo utagucika ibisa ko kandi wagiye gufungura Zoma televiziyo twirebera ni koko nubwo hamwe wahiteze reka nzimurebe nta kibazo Sheri kama mwangalia na wanya mzagende. Watese. Wacha nyine nuko ari umuntu ashaka kwereka hano agomba kumbaza we cyane. Nisare ko ntamubona. Singoye se. Ese kumva nareba nk'umuntu ufite isari. Umwana ntera hanze nkubwira se. Ese ko nishakira gundi shaka wongo urimo satani. Bora namushira pesani ntabwo ari gusa. Nawe mujongora nagari ahubwo ari nizi nacyo turayindimeze reka ngwirere turwamwe se n'uwaro wese wamurya njye se waba tugufasha wo murage kandi nkakimira n'imyaka mfite ntabwo nagarakumireka nkumva umwe na televiziyo nigeze mama n'abasanga hano arabakubita amazi yamuka ni kabi nyuma y'abakobwa mu nzu ngoma batababyaye nta sheri ugira ibyo ntabwo nabijyamo ibyo bintu Imana yambara turashize none mama yanyikubitiye reka ngo ipasi ugabanya amashereka mu maso wowe sheri ntanyemere kuri telefone kanze ndebemo nomero z'umwana mu buheme pasi alo urihe ushaka ko hari umuntu wagushakaga ntarebe ibanguka ngwino wabyumvise kaje ntari bitegura umushyitsi araje ntukajye umwana uwo mwana njye muhamagare bamuzana n'igikoma ntabwo namurangiye nta gikoma ndi kumwe reka se museri wajya ureka ibyo bintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ari umwana wo kugaburira igikoma ni umubebi watereta ko ntabwo ushaka gutereta nk'abandi basore se ntubabona hari abandi basore muri kigero kimwe aho bageze ni umubebi uzi umubebi se w'umwana wabimenya se gutya ahubwo reka dutegereze aze ugabanye amashereka mu maso Nahise ngasohoka undebe amushe ko umwana yaje agusohoke murebe imeza irashirira karibu umukobwa watinze yambi nawe waribishije ntabwo niyumvishije ni akazi kenshi rwose urategura ugafata buniga agira se shirira hindi na shiri wanjye ntabwo najya ibintu nshaka turashize none umusore asuhuza umukobwa ese umusore utinya abakobwa ni uwahe nyine nta kundi nyine wowe uramuganiriza urabona ko ari umusore mwiza se urabona ntacyo atwaye ntari icyo aruganiriza umwana
Samusare ko ndacyangamutse uri muzima. Yego rwose njye ndi muzima. None se ko ndacyangamutse ntabwo uri kumbona. Ndi kubona ariko njye ndi kubonamo nka Satani. Umukobwa mwiza nkanjye ubonyemo Satani. Ngaho reba ukuntu mwe ntabwo uri kumbona. Undebere uyu munsi. Nakubonye cyane rwose pe. Ngayicara hariya. Ano. Icara hariya. Reka ariko twegerane. Urabiki. Tugomba kunyikubitira. Mwese tinya abakobwa si bazabona umukazana. Kuko ibyo bintu ntabishobora. Urabona abandi bana ahubwo ko ngiye ndwaye. Ariko koko buriya igihugu kidakubita imbwa cyorora imisego. Agakobwa kayikora nacyoreka kagira ngo kanze nkwereke. Se ko mbona wiyebye ni ukubera. Oh my God. Ariko urazi buriya nsanze sibyo ngomba gukora n'umukobwa mwiza. Reka mbwire nuze. Wenda wamenya nyine ko nta mahari wenda twaba tunagiye hariya urabona bariya bafite itabi bibereye muri ako tugiye hariya. Sobra ko mbona wagiye wa muhungu isubiyeho. Sinzi buriya wenda hashobora kuba bumvikana. Turakubaye umukobwa mwiza rero. Abahungu bajya neza. Kama ila mwenye hapo kanuni